topic y'uyu munsi tugiye kuganira uburyo ki ushobora gutereta umukobwa muhuye nawe bwa mbere. Uyu mukobwa ni ubwa mbere uhuye nawe ukumva uramwishimiye, rero tugiye kureba uburyo ki ushobora kuba wamutereta hanyuma noneho akaba yagukunda ntakwime urukundo. Ariko rero abahungu benshi ushobora kumva ari ibintu byoroshye, ariko kwegera umukobwa bwa mbere muhuye ukaba wamukunze ukaba wamwishimiye kandi ahantu wenda muri mufite umwanya muto kandi mu by'ukuri urifuza ko uyu mukobwa mwasigarana nawe, wasigarana nimero cyangwa se yasigara mu bitekerezo byawe nawe ugasigara mu bitekerezo nawe ugasigara mu bitekerezo bye. Uyu mukobwa rero muhuye ari ubwa mbere, tugiye kukwereka noneho uburyo ki hano ushobora kuba wamutereta mu buryo bwiza kandi ntabashe kuba yanagukatira. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bijya bidukomerera, kabone n'ubwo uyu mukobwa waba umuzi cyangwa se usanzwe umubona, ariko ibaze noneho umukobwa ni ubwa mbere muhuye, nibwo bwa mbere umubonye, ni gute ushobora kumwegera ukaba wamuvugisha aribwo bwa mbere umubonye. Muri iyi video rero tutizimbye mu magambo, tugiye kureba uburyo ki 10 ushobora kwegera umukobwa muhuye bwa mbere ukaba wamuvugisha ukamutereta kandi akenshi bikaba byagenda neza. Uburyo bwa mbere tugiye guhuriraho tutizimbye mu magambo, uburyo bwa mbere nubwo bita eye contact. Wicaye ahantu muri pati mu kirori, hari umukobwa ubonye uramwishimiye, uwo mukobwa numureba mugahuza amaso, mugahuza amaso bwa mbere, mugahuza amaso bwa kabiri, iyo rero ni sinye yuko uwo mukobwa ushobora guhita ugenda ukajya kumuvugisha. Gusa hari ibintu bibiri bitandukanye, hari uguhuza amaso, hari no gutumbira umukobwa. Rero uzirinde gutumbira umukobwa. Niba umukobwa muhuje amaso bwa mbere mukayahuza bwa kabiri, hita ugenda ujye kumuvugisha, nyine gira akanyabugabo ujye kumuvugisha. Nimuhuza amaso bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu utaramuvugije, nushaka uzahita wihagurukira wigendere, kuko nuhuza n'umukobwa amaso bwa mbere ntugire icyo uvuga, bwa kabiri ntugire icyo uvuga, bwa gatatu bwa kane, ndakubwiza ukuri ikintu cyo kumutereta nushaka uzahita ukikuramo, uzahite wigendera rwose, aho ngaho bizaba byakurangiriyeho. Kuko abakobwa nyine ntabwo bakunda abantu babatumbira cyane. Rero niba ugize amahirwe mugahuza amaso bwa mbere ukabona muhuza amaso bwa kabiri, ibyo ari byo byose ntabwo uyu mukobwa ari kukureba gusa uko muri guhuza amaso, hari akantu nyine kari kubakurura hagati yanyu mwembi. Rero ugomba guhita uhaguruka nyine ukagenda ukamuvugisha. Ikintu cya kabiri, uyu mukobwa uramubonye ugize akanyabuga ko kujya kumuvugisha, ikintu cya mbere ugomba kwirinda, iki kintu ugomba kukirinda, ugomba kwirinda kumuhereza compliment by appearance physique yiwe, uburyo agaragara, kwirinda amagambo nka ufite amaso meza, uteye neza. Ibyo bintu rero ugomba kubyirinda. Niba ari ubwa mbere muhuye ukagira akanyabuga ukajya kumuvugisha, aya magambo uzayirinde, uzirinde kumuha compliment ku mubiri we. Ibintu byo kuvuga ngo uteye neza, ufite amaguru meza, ufite amaso meza, ibyo bintu ugomba kubyirinda, kuko uyu mukobwa nibwo bwa mbere wamubona, nawe nibwo bwa mbere yakubona. Rero ugiye kumuvugisha utangiye kumubwira ibintu nk'ibyo ngibyo by'amaso n'amaguru meza, ikintu cya mbere ahita abona ko ikikugenza nyine gihita kimugaragarira, ahita abona ko ugenzwa nyine n'ibyo ngibyo urimo kuvuga wabonye. Ibyo rero bishobora guhita bituma uyu mukobwa atakwiyumvamo, mbega ukivuga gusa agahita yumva ntago akwiyumvishemo. Rero byose ukaba wabyishe nyine mu ntangiriro y'ibintu nk'ibyo ngibyo bigitangira, ugahita ubyica. Rero niyo mpamvu mu byo wakora byose, niba umukobwa ugiye kumuvugisha aribwo bwa mbere unamubonye, nubwo mwamusanzwe munaziranye, uzirinde guhita uhubukira uri kumwe n'umukobwa ufite imisatsi myiza, ufite amaso meza, uteye neza. Rero ibyo bintu bita bigushyira muri pozisiyo y'abasore, kuko erega abasore baba banamubwira ibyo bintu aba ari benshi, abasore benshi baba baza bamubwira ibyo bintu. Rero ahita abona ko rero nawe ntawe utandukanye na babandi bose baje bamubwira amagambo nk'ayo ngayo. Rero ibyo bintu wowe ugomba kubyirinda. Niba ugiye gutangiza ikiganiro, tangiza ikiganiro mu bundi buryo, ntuzigere na rimwe ugenda ku mukobwa ngo utangire umubwire umuhereze compliment ku miterere ye. Rero ibyo ngibyo rero bizahita byica gahunda zose wagombaga no kugira. Ibyo rero bihita bitujyana no ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu, ganira ku bintu bisanzwe. Umukobwa uramwegereye, ugize akanyabugabo, uramwegera, ugiye kumuganira, tangiza ikiganiro ku bintu bisanzwe biri aho ngaho nyine uri kureba. Ushobora kumubwira ati wenda ikirere ukuntu kimeze, nyine ibintu byoroheje bituma umuntu nyine abona nawe yaganira nawe. Rero niba muri mu kirori, ganira ku buryo ikirori kimeze, uburyo uri kubona wenda imiziki wayishimiye se. Niba muri library se, ganira ku bitabo ari gusoma, umubaze kuri icyo gitabo. Abakobwa ni abantu bakunda kuganira. Iyo umwinjiriye neza ukamuganira
kuganiriza abakobwa ni abantu bakunda gutanga information cyangwa se gutanga amakuru. Niba umukobwa ari muri library ari gusoma igitabo, mubaze kuri icyo gitabo 100% ijana ku ijana, uyu mukobwa azishimira kuguhereza amakuru y'icyo gitabo. Rero uburyo mugenda muganira nibwo ugenda utangira nawe kugenda umubaza n'ibindi, bigatuma nyine n'ikiganiro kiba kirekire. Ariko ntutangize ikiganiro ku bintu biremereye cyane, we byoroshye utangiza ikiganiro ku bintu uri kureba aho ngaho. Abakobwa benshi rero bakunda kuganira iyo umwegereye ukamuganiriza neza, ibintu byoroheje biri simple muraganira pe. Rero ugomba kubyoroshya. Niba wegereye umukobwa, tangiza ikiganiro ku bintu biri aho ngaho byoroshye. Nicyo cya gatatu. Reka dukomeze n'icya kane. Ikintu cya kane, uyu mukobwa muri kuganira, rero niba muri kuganira ugomba kumusoma ukareba se umukobwa ashaka kuganira cyangwa ntabwo ashaka kuganira. Umukobwa utari interested rero udashaka kuganira nawe, ni ibintu ureba ugahita ubibona. Rero aya nandi makosa tujya dukora. Umuntu uri kuganira nawe uri kubona ko atari muri mood yo kuganira nawe, ugakomeza ugahatiriza ibyo bintu, rero tayari wamaze kwica gahunda. Umukobwa niba wamusomye ukabona ntabwo muri kuganira ariko ari gusubiza adashaka, cyangwa se uri kubona ari busy n'ibintu bye ntabwo ashaka kuganira, my friend, igendere, have wigendere, wigendere. Ntabwo abakobwa bashaka umuntu uhatiriza ibintu. Niba uganiriye n'umukobwa ugatangiza ikiganiro ukabona tayari nyine ntabwo ari kukwiyumvamo, mbega nyine ukabona ntabwo abirimo, hita umusezera wigendere, mu kinyabupfura wigendere, ntuhatirize ibintu. Ikindi kintu rero ugomba kumenya, abakobwa bakunda umuhungu ufite confidence, umuhungu nyine ugira akanyabugabo, kuriya nyine ubuhagurutse ukagenda ukamuvugisha nta bwoba ntacyo, ukamuganiriza bisanzwe, mukagirana ikiganiro bisanzwe. Abakobwa barabikunda, bakunda umuhungu wihagararaho. Ariko ugomba gutandukanya ibintu bibiri. Hari icyo bita confidence, hakaba n'icyo bita nuko ngo hari ukwihagararaho hakaba no kwiyemera. Hari abantu rero bajya bashaka guconfusinga bino bintu byose, ugasanga uri umuntu ufite confidence ariko noneho iyo hajemo ibintu byo kwiyemera, ibyo bintu rero ntabwo abakobwa babikunda. Umuhungu ugasanga yegereye umukobwa agiye kumuganiriza, amagambo yose ari kuvugana amagambo y'ubwiyemezi gusa. Njyewe sinzi natumije imodoka zanjye Dubai, imodoka zanjye biracyari mu nzira bari kuntinza, sinzi njyewe sinjya muri restaurant zimeze gutya. Amagambo yose uri kuvuga nyine akaba ari amagambo y'ubwiyemezi. Ubuzi neza kuri kumwemeza, ariko abakobwa ntabwo bakunda ibyo bintu. Ibyo bintu bireke bro, gira confidence. Byonyine kuba wahagurutse ukajya kumuvugisha akabona muri kuganira bisanzwe, ahita abona ko uyu mutipe afite confidence, nyine umutipe afite akanyabugabo. Ariko rero iyo utangiye kugira over confidence ugatangira kuvuga noneho ibintu by'ubwiyemezi, abahungu benshi bakunze kugira ibintu by'ubwiyemezi, ugatangira kuvuga amafaranga ufite, akazi ukora. Ibyo bintu nta muntu ubyitayeho bro, nta n'umuntu ushaka kubimenya. Niba utangiye rero kubimubwira bwo bwa mbere muhuye, utangira kumubwira ingendo wagize, nari ndi muri Amerika, sinzi maze iminsi 3 ndi Burayi, ushobora kugera rero ngo uri kumwimpressiona nyamara uri umukobwa uri kumuhungisha bari kujya kure yawe. Ibyo rero ibintu by'ubwiyemezi rero rekana nabyo, uganire n'umukobwa ufite confidence. Bitandukanye no kwiyemera. Kwiyemera we bireke bro, ganira ibintu bisanzwe. Byonyine kuba wahagurutse ukajya kumuvugisha akabona muraganiriye bisanzwe, ahita avuga ati umukobwa uyu mutipe afite confidence. Rero nushaka kubyirenzaho ugatangira kuzana ibintu by'ubwiyemezi, ubwiyemezi rero buzahita bukwicira gahunda zose. Rekana n'ubwiyemezi. Ikintu rero cya gatandatu, gerageza kumusetsa. Abakobwa bakunda umuhungu basetsa. Mu biganiro byose ukora gerageza ukiremo akantu ko guseka, kuko burya umukobwa iyo yasetse burya tayari diru wamaze kuyigeraho. Rero gerageza ushaka akantu wavuga kakamusetsa mu bintu biri aho ngaho, cyangwa se n'utundi tujoke waba wifitemo. Nubona amahirwe y'ikintu wakora ugashyiramo akantu ko kumusetsa, ako kantu uzagashyiremo. Ariko umukobwa iyo yamaze guseka ukavuga ikintu ukabona kiramusekeje, tayari uhita ubona ko uwo mukobwa nyine yamaze kukwiyumvamo. Aho ngaho noneho uhita ugomba guhita ufatiraho ikiganiro kigakomeza. Akora ni agatips k'ingenzi, gusetsa umukobwa. Gerageza umusetse. Ibintu by'abahungu byo kwigira serious cyane abahungu biwacu hano mu Rwanda ku kantu turakagira, ugasanga ugiye kuganiriza umukobwa wabyimbye wigize seriye bya hatari. Ibyo bintu ntabwo abakobwa babikunda bro. Niyo mpamvu uzasanga wigize seriye, umukobwa guciye amazi ugiye wababaye, nyamara hari undi mujama wigendera yabyoroheje, agera musetsa, umukobwa arasetse, ibintu biciyemo. Roho ikintu usigara ukora ni kwa kundi usanga abantu bahagaze, ugasanga umutipe akunyuza ari kumwe n'umukobwa w'icyuki wabye, ugasanga abakobwa ari muti ariko se aka gatipe umukobwa kamukuye karamusekeje bro, karamusekeje kazi kuganira. We wigize seri ibintu wabibyimbye, wabigize bya danje, wabyimbye wigize seriye. Abantu rero muri iki gihe bakeneye abantu bo kuganira nabo.
bakabasetsa bakabamara stress. Rero niyo mpamvu reka ibintu byo kwigirira seriye sana. Ntabwo mvuze ngo nanone ugende uba umukomediye ujye uhora uri guseka, ariko rero niba ugize amahirwe yo kuganira n'umukobwa ni ubwa mbere muhuye, erega n'icyo kintu akikwibukira iyo mwatandukanye, agera mu rugo agahita atangira kwibuka ati hari umutipe nyine twahuye akansetsa. Ako kantu rero ujye ukibuka ko kumusetsa. Ikindi kintu nanone ugomba kwitaho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ushobora kumva ari ikintu gisanzwe ariko ni icy'ingenzi cyane, kubaha igitsina gore. Umukobwa niba ugiye kumutereta, ukajya kumutereta utangira uvuga amagambo yo gusebya ikindi gitsina gore, hari abantu rero bagera ku kadefo ngo we ntabwo umeze nk'abandi bakobwa, abandi bakobwa bose bameze gutya na gutya, abakobwa nagiye mpura nabo. Ibyo bintu rero bituma umukobwa guca amazi, kuko rega niba uri kuvuga abandi bakobwa nabi imbere yiwe, ni ukuvuga ngo ahita abona ko nawe muramutse mugiranye ikibazo wagenda umuvuga nabi n'ubundi mu bandi bakobwa. Ibyo bintu rero byirinde bivemo bro, ntago ari byo. Ugenda uvuga ngo abakobwa bameze gutya na gutya, abakobwa nagiye rekana n'ibyo bintu. Weganira ku bintu muri kumwe n'uwo muntu muri kumwe aho ngaho, muganire ku bintu muri kureba aho ngaho, uzirinda ikintu cyo gusebya abandi bakobwa imbere y'undi mukobwa, kuko ibyo bintu ntago azabiguhera credit, ntago azabikubahira. Niba utangiye kubasebya, nyine hari abantu bagera ku kadefo, ageze imbere y'umukobwa agatangira abakobwa b'iki gihe, abakobwa amaze iminsi ndigura nabo bameze gutya na gutya, ugatangira ukabasebya, uriya mukobwa ahita guca amazi. Ni ukuvuga ngo icyo kintu rero ugishyire mu mutwe kandi ukiteho niba uri kuganira n'umukobwa. Ese ubundi uri kujya kuvuga ku bandi bakobwa kubera iki? Rekana n'abandi bakobwa, weganira n'uwo nguwo muri kumwe aho ngaho, ufokasinge ku bintu uri kubona aho ngaho, nyine ikiganiro ucyoroshye, ureke kuvuga ku bandi bantu. Ikindi kintu twavuze ko utagomba kumuhereza compliment ku mubiri uko ateye, ariko ushobora kumuhereza compliment kuri style, ku myambarire yiwe. Bishobora kukorohera, ushobora kubona umukobwa wenda yambaye nk'akajaketi, nyine ukavuga ati akajaketi ni keza nagakunze, bigatuma nyine winjira mu kiganiro. Ariko ikintu ugomba kwirinda, ibyo bintu rero wumva ko bitandukanye. Gukomplimentinga umukobwa kuri style y'ibyo yambayeho no gukomplimentinga ku miterere ye ni ibintu bitandukanye. Ikintu cy'imiterere uzakirinde pe, ntuzigere na rimwe utangira gukomplimentinga umukobwa ku buryo ate, ahubwo reba style, imyambarire ye, uvuga ati nkuze wenda ukuntu wambaye neza, ukuntu nyine wambaye ndabikunze. Ibyo bintu rero abakobwa barabikunda cyane, kandi nabyo byagufasha kwinjira mu kiganiro mu buryo bworoshye. Icyanyuma rero nacyo tugiye gusorezaho kiravuga kiti ntubitekerezeho cyane. Niba ubonye umukobwa ukifuza kujya kumuganiriza, irinde kubitekerezaho cyane ngo utangire ushyiremo filozofi, nigenda biragenda gute. Haguruka ugende umuganirize, gira akanyabugabo, confidence nk'uko nabivuze. Abakobwa bakunda confidence, ntubitekereze nyine cyane. Ni ukuvuga ngo nyine jya ubifata gutya, uyu mukobwa ndi kubona namwishimiye, ngiye kugenda njye kumuvugisha. Nanyiyumvamo ni sawa, kandi nataniyumvamo ni sawa, urahomba iki? Uyu muntu ni ubwa mbere umubonye, ushobora no kutazongera no kumubona yewe no mu buzima bwawe bwose, kandi niyo wazongera no kumubona bitwaye iki? Gutereta umukobwa ni ukugerageza kuwagize akanyabugabo ukajya kumuvugisha. Kandi ikintu bizagufasha niba umukobwa yakwangira, ikintu bigufasha ya confidence yuko n'abandi bakobwa uzagenda uhura nabo uzagenda ugira confidence yo kujya kubavugisha ko biba byagwaye experience. Rero ntuzigere ubifata personal. Niba umukobwa akubwiye ati nyine cyangwa se ubona ntabyumvishemo, ntacyo bigutwaye, wigendere. Wagerageje byanze, igendere, nabyo ntacyo byagutwara. Ibintu rero byose tuvuze nubishyira mu bikorwa, bizakoroheza kuganiriza n'abakobwa muhuye bwa mbere. Cyane cyane kino kintu cya nyuma tuganirije cyo kutabitekerezaho cyane. Niba umubonye reka kubitekerezaho, wishyira nk'imibare igenda umuganiriza, uko nyine mugiye kuganira ku bintu bisanzwe. None se umuntu yagukatira gute kandi utigeze umubwira ngo ndifuza gukundana nawe? Oya, we mugiye kuganira ku bintu bisanzwe, uri kumubaza kuri we, uri kumubaza wenda kuri coffee, uri kumubaza ku gitabo muri gusoma. Nyine ntabwo ashaka kuganira, urigendera. Ariko ntabwo azagenda avuga ngo umuhungu w'umungu yarankatiye kuko utigeze umutereta, kuko ntabwo ibyo wigeze umubwira. Wigeze umubwira se ngo twarahuye numva ndagukunze? Oya, we wagiye ugiye kuganira bisanzwe, umukobwa wenda ubona ntabwo ashaka kuganira, nyine urigendera. Rero uko nguko biba bimeze. Ntabyo kuvuga ngo ntabwo uzagenda uvuga ngo umukobwa yarankatiye kubera ko utigeze nyine umusaba ibyo gukundana nawe. Ntabyo ugize umusaba rwose. Rero reka dusoreze aha ngaha, tugushimire wadukurikiranye, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri telefone yawe, uduhereze na like, kandi ikindi ujye muduhereza comment kuko nabyo biradufasha, bikanatuma tumenya icyo mwakunze cyangwa se icyo mwifuza ko twazaganiraho ubutaha. Ciao ciao.